Gospel Show. Yamaze no kugera muri studio za Radio Musanze niwe tugiye kuganira muri aya masaha y'isambiri nabibabwiye n'umuhanzi ndetse uyu munsi akaba akora by'umwihariko ibiganiro bitandukanye bifite aho bihuriye n'iyoboka mana hirya no hino mu gihugu ndetse mu mwaka umwe n'igice ushize yari umunyamabanga nshingwabikorwa mu karere ka Burera mu mirenge inyuranye yayoboye umurenge wa Rugarama ayobora umurenge wa Cyanika n'imirenge yegereye hano hafi muri Musanze ikora ku mupaka ahuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda ndetse umurenge yaheruka kuyoborana umurenge wa Cyeru wo mu karere ka Burera. Hatubimana Concorde tuyishimiye kwakira cyane hano mu kiganiro himbaza kuri Radio Musanze. Murakoze cyane Pio. Umeze neza? Ndashima Imana kabisa. Urishimye ndabibona niki gituma uhora wishimye ku buryo kenshi igihe kinini cyane twahuye haba aho twahuriye mu nshingano uri gitifu ntaho twamenyaniye no mu bundi buzima busanzwe ni gake cyane umuntu ashobora kubona utishimye cyane byishimiye kumara kuki nuko Yesu ankunda ubirimbye 125 avanga ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yego ikaze rero mu kiganiro himbaza cya Radio Musanze. Urakoze cyane. Reka mbere y'ibindi byose indirimbo tuyifate nk'isengesho ubundi mu gutangira ikiganiro abantu bakwiye kwiragiza Imana ko ubundi twayiragije. Hari indirimbo yerutse gukora cyane ni 2023. Yego. Indirimbo uyita ntabwo ujya ubeshya. Yego. Imana ntabwo ikibeshya. Nukuri. Indirimbo ugomba kuba warayanditse cyangwa se warayihanze mu mavuta ateye ubwoba. Cyane cyane. Indirimbo nziza reka ariyo tubanza kumva muri iki kiganiro. Abanyaburera ndabizi bagutegereje ari benshi, hari ibibazo ubwanye mfite byo kukubaza ariko nabo baraza kwiyamagara n'abandi batandukanye turaza kubaha umwanya. Hatubimana Concorde indirimbo yitwa ntabwo ujyubeshya niyo tugiye gutangirana mbere y'ikiganiro tugiye kugirana mu buryo burambuye. Mwabyumviye ko ari muri studio arahari mwese indirimbo ibashimishe. Mana ntabwo ujyubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujyubeshya Mana ntabwo ujyubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubeshya Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujyubeshya Mana
usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranya umuntu kumutuza Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyana Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana Burundi ntabwo usezeranya umuntu kumutuza Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyana Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa bigucanga umujyana Burundi shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya ntabwo Imana yakubwira ngo iraguha inka nirangiza ngo iguhe ihene kandi Imana ngo ntabwo yakubwira ngo igiye gutabara iri Rubavu uri Rubavu Imana ngo ntabwo yakubwira ngo igeze i Musanze kandi iri Kigali kandi kiri Kigali yego Imana ngo igiye gutuza Kigali igusezeranyije gutuza Kigali ntabwo ikujyana Nyamagabe yego ikubwiye ngo ugiye muri Amerika ntabwo kubura visa biyicanga nirangiza ngo ikujyane i Burundi izi ngiro zitekereje ute muri iyi ndirimbo ngira ngo iyi ndirimbo njya kuyihimba Imana yari imaze iminsi imbwira yuko ari umuntu ugiye kumpa inka ayimpaye tariki 12 z'ukwezi kwa 8 2016 mbitekerezaho pe umuntu angabiye inka urebye no mu masano ntacyo dupfana si mubyara wanjye mukuru wanjye kwa data wacu siki ariko Imana iramukoresha yikuraho inka ye arayimpa ubwo inganzo iraza ndi kubitekereza gutyo ndavuga Imana n'ukuri ntabwo ujya ubeshya niho haje ngo ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene yego uko yari maze iminsi mbwira inka n'ubundi inka aba ari iboneka ubwo nshyiramo n'undi ngo ntabwo yagusezeranya imodoka ngo iguhe igare n'ubundi imodoka yarabimbwiraga birumvikana nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge n'imodoka narayitunze nayo barayitunze kandi Imana yarabimbwiraga ntabwo yabeshya uzatunga imodoka yego icyo gihe akenshi na kenshi iyo umuntu arimo guhabwa nk'ayo masezerano hari nk'igihe nyine uba uri hahandi hasi hahandi ushobora no kumva n'iryo sezerano ukumva ridashoboka bitewe wenda n'ubuzima urimo uwo munsi wenda se wakumva iryo sezerano rikubwira ngo uzatunga imodoka mugani wenda nta n'igare wifitiye cyangwa no kubona amaramuko nabyo ni ingorabahizi bitumye nshaka kumenya aho hantu icyo gihe wari uhabwa ayo masezerano nihe reka duhera aho ngaho yes icyo gihe nari sedo w'akagari mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama akarere ka Rubavu kuva 2014 noneho ndibuka icyo gihe Imana ikambwira ngo imodoka ikambwira inka nareba ni nabwo nari ntangiye no kwiga kaminuza n'inshingano z'urugo ndi umugabo ndubatse nyine ari ibintu bigoye ariko najya gusenga Imana iti mwana wanjye nzaguha imodoka uri sedo w'akagari ndi sedo w'akagari ku buryo byanatumye njya gushaka perimi yego ndavuga nteka njya gushaka perimi imodoka izaze mfite perimi ubundi nzajya nitwara kwizera kwari guhagaze gute icyo gihe umvaga bishoboka cyangwa waravuga uti wenda ubwo ari Imana ibivuze nta wamenye inzira bizacamo bizashoboka ariko wowe nk'umuntu ku maso yawe warabibaraga ukabona ibyo bintu bizakunda cyane rwose kuko nizera ko Imana itajya ibeshya
umuhanuzi yaguhanura akakubeshya w'ibinyoma ariko Imana yo yonyine kandi n'ikindi tugendana n'ibimenyetso no sipiyo nshobora kuba ndi gusengera i Rubavu umuhanuzi akambwira ati Imana irambwiye ngo uzatunga imodoka nagira usize Imana abo bantu bose ntabwo banze nta nubwo basezeranye ku buryo baba bari kumbeshya ubwo udafite kwizera wabura umwana wo kugira ute wo kurimbuka kandi none niyo dushingiye kuri Bibiliya tugasoma ibyanditswe tukabona bagiye basezeranywa ibintu bigatinda ariko bigasohora bakanyura mu nzira zigoranye ariko n'ubundi iby'Imana yavuze rikanasohora aho niho kwizera nagira gute nagukuraga ayo masezerano rero nahawe icyo gihe ntuyi Rubavu kuri Mahoko ndise do akagari ari nayo mpamvu navuze ngo Mana ntago iyo umuntu agutabaje ari Rubavu ubwo nahereye aho nari ntuye sinzo ntabwo wabwira umuntu ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ubwo nayo mfashe uyu muhanda nyine wa Kigali Rubavu vuga yuko nyine Imana yivuze ngo iratabaye nukuri ibije yakwirirwa ishushanya imbere yawe ngo ndaje kandi itaje oya yo yivuze ngo iraje ibije tandukanye na ba bantu nyine usanga bari kubeshya ubu umuntu akampamagara ngo uri hehe nkamubeshya ngo ndi muri Goyiko kandi cyane muri studio za RC Musanze ariko Imana yo ntabwo igibeshya pe yisezeranyije irasohoza yivuze ngo nzakora iki iragikora ndi umugabo wo kubihana uva kuri Sedo rero icyo gihe uri Sedo w'akagari nibwo wahabwaga ayo masezerano yose yego ubwo mba ndangije ishuri 2017 ndangiza lisansi muri UTB i Rubavu ndangije ndavuga niho nshingiye ku Imana yavuze ngomba gukora ibizami nubundi nkabona promotion kuko yaravuze ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu ntabwo yavuze ngo nzabahumugisha gusa oya naye ndavuga ntiba muko gukora ibizami ngomba kuzatsinda tu umunsi umwe uri buhatinde nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu yego uvuga ngo mbere na biroteye intambwe ujya kwiga urangije kwiga kandi uranakora yego bya bizamini watubwiraga nyine wagiye ukora bitandukanye icyo gihe wumvaga ufite iyihe nyota ari ku mutima wawe wari Sedo w'akagari wumvaga se unyote wenda no kuzamurwa mu ntera mu zindi nshingano niki cyari ku mutima wawe muri iyo myaka muri 2017 yego bivango n'ubundi njya kwiga nuko nashaka kugira ngo nzabone promotion kuko kuri Sedo w'akagari twakoreshaga AD andi maposta ari hejuru bakoresha A0 ndavuga nti reka nje kwiga nshake A0 maze kuyibona 2017 ndavuga nti ngomba gukora ibizamini ono ikiza cy'amasezerano nakoze ibizamini ahantu hatandukanye muri za ministeri runaka mu bigo runaka bishamikiye kuri za ministeri ariko ngezaho ndavuga nti harya Imana yasezeranije imodoka nzayibonane niho navuze ntero ku mwanya wa gitifu w'umurenge iyo umuntu agiye mu izo nshingano ahabwa imodoka ndavuga nti indi myanya yose ndayiretse ngiye gukora kujya ndepoza kuri ES w'umurenge gusa ubwo hari ryari icyo gihe ubwo nuguhera 2018 gutyo 2018 mu mpera zaho 2018 2019 kuko nkibureraho nari natsinze ndumva ekritwari ikoze tariki 31 z'ukwa mbere 2020 covid hit itezamo ku buryo interview twayikoze mu kwa 12 kwa 2020 mbona affectation 2021 icyo gihe ubwo wari umaze gukora ibizamini bingahe by'ubugitifu cyane cyane kuri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge nakoze ibizamini 15 udacika intege mva nje ntabwo njya cika intege mu buzima ubundi wacitse intege yo wanamenya ko watsinzwe icyambere ukagitsindwa ugataha yego icya kabiri ugataha cyane ubwo mvuze ibyo ku mwanya wa gitifu w'umurenge niho wibanze ntashyizeho ibyo nagiye nkora muri Minaroke muri RSSB muri Roda muri Miniraf ya Ministeri y'ibidukikije n'amashyamba ubwo nakoze examen numva yavuyeho tutarabona n'amanota ndangije ndavuga ngo nongeye gukora ku mwanya wa gitifu w'umurenge kugira ngo ya modoka Imana yambwiye ubundi nanjye zahita isohora nyine urakora yego ugeze hano muri Burera birakunda yego muri Burera uratsinda yego ndetse ekri urayitsinda na interview urayitsinda yego
icyo gihe isezerano rirasohora umutima wawe mu rugo babwira ko babaye gitifu abantu inshuti abavandimwe wari sedo yego abaye gitifu umurenge yego birashoboka si wowe wenyine byabayeho muri uru Rwanda ariko ntabwo ari abantu benshi bihira kumva umuntu yavuye ku kuba sedo yagiye kuba gitifu ntabwo ari abantu benshi byabayeho wenda bizanakomeza biba ariko ni ku bantu bakeya icyo kintu abantu ntibaguhaga ubutumwa bakakubwira bati se waciye mu zihe nzira ninde muntu wakubereyeyo mbwira icyo gihe byagenze biti mbo ahubwo ndepoza abantu bose baravuga ati si ubona umwanya w'umurenge bawuguha kwera urumva bishoboka yego ndi sedo nkabwira nti abo mwe muri babaca intege icyambere ibisabwa ndabyujuje requirement zisabwa nuko umuntu afite A0 ndayifite experience isabwa ndayifite nari maze mu kagari imyaka igera muri 6 sibyo ntirebe ndakuvuga ngo wanango ntago ngo watsindagiza mengo nta muntu kubereyeyo ntabwo ngiye mfite imana niyimbereyeyo mfite imana niyimbereyeyo navuganye nayo kandi dufite leta igendera ku butabera ihereza umuntu akazigendeye kuba yatsinze gizame ku bushobozi afite ntago bagendera kuri bya kera ngo nyine ngo nuko ngo ufite sko wanyungu ufite iki tangije gizame ndagenda ndakora gizame mbona ndayitsinze pe do nubundi ndi no mu nshingano umuntu yaraza gatese none mwana ninde wagushigikiye ninde wakugejeje aha ndavuga nti ni imana na leta yacu igendera hehe ku butabera itarenganya itarobanura aho byigendera ku bushobozi yabonyemo umuntu ikamuha umwanya ntawaza gatese nanjye wambwira aho wanyuze nanjye nkahaca niba ari umuntu wa wundi ku bitugu uremereye ubu ngubu no mu gatuza bisigaye biremereye cyangwa se ahandi akenshi na kenshi abantu bizere ubushobozi bwawe cyangwa se ntibumve ko wakora ikizamini nyine nk'uko ubivuga uti dufite ubuyobozi bwiza dufite leta nziza igendera ku bushobozi bw'umuntu idashingiye kuvuga ngo ni ironda akarere ubwoko runaka cyangwa ibindi byose byatuma wenda ngo uhabwe inshingano uko byari bimeze kera ibyo ntibyakomeje kuba byinshi kubwira abantu ngo njyewe nakoze ku bushobozi bwanjye ndasenga mbona akazi nk'uko n'abandi bose bakabona abantu bagiye babyumva hari abatabyumva hari abatarabyumvaga ariko abazi imbaraga z'Imana n'imbaraga za leta yacu barabyemeraga sasa ugeze mu kazi rero wari sedo wisanze wabaye gitifu mu murenge ubonye ifasi iremereye cyane imirenge 416 iri mu Rwanda nawe ubonye umurenge umwe indi mirenge 415 ifite abandi ariko nawe ubonye uwawe yego uwo munsi byari igitangaza kuri wowe cyane kabisa byari ishimwe umva none naririmbye nyinshi kabisa kuko numvaga no mfite n'icyo guhamya ko numvaga mfite n'icyo guhamya nuvuga ngo imodoka nahaga umuntu lift akangati so nenda kwishyura ngahe niho ya Imana yambwiye imodoka nyine bigatuma mbona nuko mbabwiriza nyine mfite n'iki mfite ibimenyetso isi n'Imana yambwiye imodoka ikabisohoza ndajya kukwishyuza 1000 swate cyo kuva cyanika kugera hano Musanze ciki kwe ntawo bwicaramo nawe wumva uburyo yasagira neza ngo narabyumva inshuro nyinshi waremeraga ukashyiramo abantu ukavuga ngo imodoka ntugiye kubicyanika ngo uzi Musanze irimo busa yego pe itari mu busa irimo wowe wenyine yanjye nta muntu yicayemo uvuga ngo wahaga abantu lift ugatwara kubera ko wumvaga nyine ari ishimwe rikomeye ku Mana n'ukuri pe ndabyibuka ukiri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge hano muri Rugarama nagiye nkubona mu bitaramo byinshi cyane bitandukanye byo kuramya no guhimbaza Imana cyane cyane usanzwe uri umuyoboke mu itorero rya ADPR mu Rwanda ndetse na hahandi abantu bajya gusirimba mu baturage n'ahandi ugasirimba uri gitifu ntabwo ni gitifu bagiye gusirimba usibye nge abandi bantu bakubwira ati rero wamaze kuba gitifu hari ushobora kuba warabyibagiwe gitifu ujya gusirimba gitifu aba yicaye yambaye ikoti hariya wenda akajya kuvuga ijambo abwira abakristu ati Imana ni nziza ariko mujye munatanga mituweli kariya kantu niki cyakumaraga impungenge zo kuvuga ngo nubwo uri umunyamabanga nshingwabikorwa ariko ntibikuvanaho wa wundi uwo usanzwe uri we ukajya gusimbana n'abaturage bisanzwe nakundaga kubwira abaturage banje yuko mfite ba boss babiri ndi umukozi w'Imana nkaba n'umukozi wa leta
kandi abo babosi baruzuzanya sibyo leta yacu ntabwo ijya ibwira abantu ngo mwikakaze ibwira abayobozi nyakubahwa perezida wa repubulika ati nyabuna mujye muca bugufi mwegera abaturage mwisanishe nabo ijambo ry'Imana naryo ngo muce bugufi sibyo bwifate nk'abana bato ubwo rero ibyo numvaga no kuba ari ibintu natangiye kera byo kuririmba avuga nti se ntabwo kwirimbira abaturage banye ngo twishime nyine dusabane duse none ndangiza babwire ntimwishyure mituweli babona nyine twisanishije numvaga ntacyo bimbwiye pe haraho se wenda byigeze bikubangamira mu nshingano nk'abaturage wenda bakavuga bati gitifu dusirimbana bakaguca amazi oya ahubwo babaga bari muri mood babaga bari muri mood kuko ubwo inteko y'abaturage twaririmbiraga twamara kuririmba nyine nkababwira none rero ubwo tugeze mu mwanya wo gutura ariko umwanya wo gutura ntabwo muratura amaturo nyine mu rusengero batuye amaturo nyine ajyanwa na pasiteri reka tubyite gutyo akazajya aho agomba kujya ahubwo mwebwe muratura mituweli mureke mwishyure kugira ngo utazarembera hehe mu rugo none ya mudu nabashyizemo nyine twishimye turi kwirimba bigatuma bagira ute bigatuma bishyura none ugasanga niba hari n'umuntu udafite ubushobozi bikadufasha kuba twakwitanga ako kanya tukamwishyurira bigaragara yuko nta bushobozi afite iyo mudu twabaga twagiyemo nyine yo kwiririmbira ngo mu nshingano nabyo biri mu byagufashije kuzuza neza inshingano zawe yego byaramfashije kabisa yego muyobora umurenge wa Rugarama ni nawo wahereyeho ujya murenge wa Cyanika murenge uri ku mupaka ndetse uhava ujya mu murenge wa Cyeru umurenge wa Cyeru niho waviriye muri izo nshingano kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge mu karere ka Burera sigiye kubaza ngo byagenze bite urugendo ruba urugendo rurerure kugira ngo uve muri izo nshingano ariko se izo nshingano ko imodoka wari uyibonye ka kazi keza wari ukabonye ukikavamo ntabwo wavuze uti noneho Mana bigenze bite ikiza cy'abakristo hari indirimbo nahimbye ivuga ngo abakristo tugendana ibanga ibigeragezo ntibidutungura abakristo twe tugendana ibanga ibigeragezo ntibidutungura Imana yacu ibanza yabitubwira cya gihe tuba dupfukamye ku karago yes byacu rero ntabwo bidutungura bivuze iki bivuze ko kujya mu nshingano Imana yarabimbwiye no kuzivamo Imana yarabimbwiye yes yabikubwiye ku karago turaza kubakira ku murongo wa telefone wa 078444000707 ndabizi barimo kutwumva ni benshi cyane cyane nk'abaturage bo mu karere ka Burera baraza kuguhamagara ari benshi cyane ndabitaba rwose bari banagukumbuye cyane akenshi na kenshi muri izi nshingano tugiye mu buzima busanzwe mu nzego z'ibanze nyine n'ubundi ntabwo ari ukugabana ngo uvuge ngo mbonye akazi ndagabanye ubu ngubu ngo sinzakavamo ko kuva imirenge yabereye ntabwo tuzi ngo hari umuntu wayoboye umurenge n'uyu munsi niwe akirimo nta kazi duhora dusimburanaho yego uyu munsi nuko ndi umunyamakuru ejo nzava kuri izi mikoro haze n'undi yego ejo kuba wari gitifu warahavuye haza undi nawe azahava haza undi urumva cyangwa se n'uyu munsi ubona undi izindi nshingano niko ubuzima bumeze no muri Rwanda n'umukuru w'igihugu bakunze kubibwira abayobozi iyo bavuye mu nshingano akajyamo abandi ni gutyo ubundi niko isi iteye cyane rwose bivanaho nanone n'ukundi kuri tubona kwa bamwe bajya mu nshingano reka twibatire wenda nko mu nzego z'ibanze yava mu nshingano ukabona umuntu yarwaye depression ukabona umuntu ntakisanzura muri rubanda aragenda asa nkaho nyine yihishahisha agendera ku magi ntashaka kugaragara urumva ukabona umuntu niyo mwanaganira ukabona umuntu ameze nk'umuntu ufite ishavu ku mutima niki cyari kumaze ukisanzura mu buzima busanzwe aho duhurira n'ahandi hantu benshi basanzwe bakubona ukagumana ya morale rega biranahura na cya kibazo cya mbere nakubajije ngo kuki uhora wishimye yego bo icyashoboje ibyo icya mbere cyo iyo ugiye mu kazi uba uzi ko atari ubukode wakonze nyine ngo ubwo ngo uzabaho iteka n'iteka sibyo akazi karatangira kakanarangira ni nka poroje
ubwo rero ibyo yubyizeye yuko bizabaho nyine iyo bibaye no sibira gutungura nyine akazi narakabonye uko nabonye ibaruwa ikanjyanamo ni nako ugomba kwitegura yuko hari igihe kizagera ukabona ikagukura muswati ukajya kwicara cyangwa se ukaba promotion ukaba promoted ibyo umuntu abagomba kugira ute ibyo byose ukabiteganya ukabyakira ubwo ronge bimbayeho nabuze ni Mana ushimwe washimye yuko mba mwiza inshingano imyaka 3 ndabigushimiye ni kuko ari nuzibamo mezi hari umuntu wigeze azimuramo amezi 3 aragira none iyo modoka we atanayibonye yagize ibyago iza ava mu nshingano yaranayitumije ariko nge nayimaranye imyaka 3 inshingano nzimama imyaka 3 nose ni kuki ntashima leta yangira icyo cyizere ngashima n'Imana n'ubundi yabimfashijemo none abo babosi banje bakabona yuko igihe kigeze nyine yuko inshingano mba nzivuyeho nose uki ntagira morale ngo nkomeze gukorera igihugu n'ubundi no gukorera Imana ibintu bisanzwe kabisa ndetse umuntu aba igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa nose uzapfusha umuntu nurangiza wicwa depression uve ku kazi se nurangiza uti ntago ngomba kwegera abantu ntago ngomba kujya mvugane niki wigira umurakare oya kabisa ini message ikomeye cyane uyu munsi rero uyu munsi imeze bite Gitifu Concorde Gitifu burya ni nka docteur ntabwo nizigera rikuvaho hano uzagera uzajya bakwita Gitifu ni nka doctor ese Gitifu no mu Rwanda Gitifu ni nka doctor nyuma y'ubwo buzima nyuma yo kuba umunyamabanga w'ibikorwa uyu munsi ubuzima bumeze bute bayeho ute ubuzima busanzwe kimwe natwe twese nyine ubuzima bumeze neza cyane kabisa ndishimye nkuko ubibona nta depression nigeze ngira abe n'umunsi n'umwe reka abe ndacyagiye wakira ibaru wikubwira ngo inshingano zisezerewemo uzi impamvu se ndibuka icyo gihe bampibaruwa yuko nsezerewe adimini w'umurenge etat civile ndetse na bonne gouvernance baje mu rugo nyine ndi gupakinga ugango nitahire sibyo bati hoya please rwose ntiwicare mu modoka ngo yitware kubera iki se gutaza kugonga bitewe na depression nyine ibibazo urimo ibibazo bihese uko ibaruwa nayibonye intungura injyana mu kazi ni nako nkayakira nkishima rero ko niyi nyine ngomba kubyakira uko ni ibintu nari nzi ko bigomba kubaho ni muhumure pe ubu turi saa 10 ndabahamagara babwira ko nageze iwanje i Musanze nta kibazo nagize pe natwaye imodoka ndaza ndataha nyuma yaho nyine nkuko twigishaga abandi kwihangira imirimo ndavugane nanjye rero reka shaka uko nakwihangira uwanje sibyo se twabwiraga abaturage mihangira imirimo mugira ute nuvuga ngo bya bindi nyine leta twakangwiraga abaturage nyine nk'abayobozi b'inzego z'ibanze nanjye ubwanjye ngomba kuvuga none reka nanjye nyine bya bindi nigishaga nanjye mbikora nibwo navuze ntero n'ubundi ngomba gushinga YouTube channel ubu mfite YouTube channel yitwa Concorde TV show inyuraho ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'iby'isana mitima vango nkasana abantu mitima kandi nanjye nkabona ku mayero amayero yatangeze umvasha undi wabaye mu nzego z'ibanze kwa kundi babita ngo ni ba multiprise nyine ibintu byose birimo ngaho mituweli ngaho umutekano iki ubuzima bw'abaturage uburezi niki nyine byakagombye nawe kuguha motivation bikava niba ugeze no hanze iyakire noneho nawe ahubwo bigufungure nawe ugire uko ushakisha ukazi wahanze wari Gitifu yego bagiye muri YouTube yego muri YouTube reka nivugire ntyo call za telefone baguhamagara bati bari Gitifu yego wafashe mikoro ugiye gukora kuri YouTube cyane rwose n'inkuru nikundira nizo kuri tele ko amagambo y'urucantege yabaye menshi reka nawe wigeza nci intege kabisa nta numwe nose umva banci intege gute sibyo icyambere cyo ndi mu nshingano ibyo ndi gukora ubu kuri YouTube sinigeze mbireka kuryo umuntu yavango na amaco y'inda ngo byamucanze ngo byagize uti sibyo nubundi ndi executive w'umurenge nararirimbaga narabwirizaga nubundi kuri YouTube channel Concorde TV show icyo nkoreraho
ndabwiriza nkakira abantu bakabwiriza nkakira abahanuzi bakavuga uko batangiye guhanura none bakanasengera n'abantu urebye ahubwo abantu bari kubohoka we umva ubu naragutse bro uza abantu bo hanze bampamagara bati vraiment uyu mukozi w'Imana watuzaniye ejo namuhamagaye nari mfite ikibazo yansengeye none nakize nanjye nkavuga ni Imana ushimwe ndi mu muhamagaro burya reka tubanze twumve indirimbo ya Concorde indirimbo yitwa Imigambi n'indirimbo ya ryari wayikoze ryari nayikoze 2008 icyo gihe uri umuhanzi yego natangiye guhanga muri 2000 mfite imyaka 14 ujya muri studio ryari 2006 nibwo nakoze indirimbo ya mbere nigaga hano kuri Ecole de Sciences de Musanze nikorera muri Amani Studio nyikorewe na producer Joshua nubundi yariyo Imigambi iri indirimbo ya mbere wakoze ariko gato kuko bwari ubwa mbere yaje itameze neza nyuma ya 2008 ndongera nkora izindi nayo nyisubiramo ko yaje no gutakara kuri Cedra bizi icyo gihe nta internet yabagaho nta kiburyo umuntu yabika kuri email wasangaga internet ari nkeya nako umuntu afite email icyo gihe byabaga bigize ubwitakaye 2008 nkoze izindi 8 n'iyi Migambi nayo isubiramo bavanga Imigambi y'Imana ntabwo igihinduka Imigambi y'Imana ntigihinduka kandi indirimbo nziza cyane nkuko bivuze kuko niyo ndirimbo ya mbere wahereyeho ijya muri studio abadukurikiye reka babanzi bayumve mwanya muto turagaruka tunakira n'abadukurikiye ku murongo wa telefone ni Radio Musanze wumva
niyo production yari iriho ariko n'indirimbo nziza ifite amagambo meza cyane igaragaza nyine ko umuntu adakwiye kurambirwa ukwiye gutegereza imigambi y'Imana buriya irajya kuzanya na ya indi yo ntujye ubeshya indirimbo wumva nyine ziri mu murongo wo gukomeza kwiringira no kwizera Imana ku isaha y'isa 2:38 ubundi rero ni narifuje kugutumira ahangaha kuri radio ukiri gitifu icyo gihe rero mfite gahunda yo kuvuga ngo rubizi ko ntundi nkuko bivuze kuba waragiye mu nshingano uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ugakomeza kuririmba sinawe wenyine kuko icyo gihe nyakwigendera Alain Mukurarinda nawe yari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije usibye ko na mbere yabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda n'indi mirimo yari yarakoze muri leta ntibyamujije gukomeza inganzo ye akaririmba kandi akanaririmbira Imana uyu munsi umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda nawe arakomeza n'undi bikorwa bye bisanzwe byo kuririmba ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana si gitangaza rero iki gihe nkuko wabitubwiye rero reka dusohoke muri studio gato twumve abaduteza amatwi hirya no hino cyane cyane bakwakire nagiye mbona ubutumwa bwinshi cyane bw'abagiye banyandikira harimo Anaclete Gafotozi ati twakiriye boss wacu Concorde Anaclete Gafotozi muri Rugarama ngira ngo uyu ni umwambasaderi wacu hano ariko icyo gihe uyobora Rugarama ntiyari umuyobozi w'umudugudu umukuru w'umudugudu yari umukuru w'umudugudu ni nawe twajyanye kuzana imodoka i Kigali reka yego kwa inshuti yawe cyane Gafotozi Ndacyari na Daniel abona abakuru b'imidugudu batatu bati boss ntabwo wajya kuzana imodoka wenyine nanjye ntitwijyanira mwana wumva ko wese agira neza reka tubakire ku murongo wa telefone mwaramutse neza mwaramutse pia mwaramutseho Gafotozi kubyinyo yewe Gafotozi ni mayi takuru umuntu ariko gitifu yari seri genda muzi nagiye gufotora mu murenge we wagiye gufotora umurenge nuko ukorera mu mashuri twaraganiriye n'abaturage baramukunda cyane ikintu navuyeho menya amakuru ye menshi asabana nawe yasabanaga n'abaturage cyane abari bo bose umushimire rero kubw'Imana Imana yamuhaye agayikomeza murakoze cyane turagushimye uyu munsi w'ubukire arakumva nakwikirize aravuga umwumve rwose komera cyane Gafotozi muraho neza yego uherereye harya Nyabihu Kinogo ndakwibuka sitwa Tuyishime Tuyishime yes waje gufotora umugire nende gusezeranya kuko icyo gihe wafashe nimero yanjye Imana yari yaguhaye impano humura na n'ubu ndacyayifite yose akora ibikomeye yego kabisa tumufitiye icyizere rero mbaye ngumushimire reka twakira abandi ku murongo ariko muhumure turi kumwe sawa sawa murakoze koze baramutse neza baramutse ukomere tiyo yego uriye tuvuganirire hehe nitwa Ernest mu murenge wa Cyeru za gitifu Concorde turamwemera hano ku kabagore akumva ni mwivuganire aba ku kabagore mu ajya ni mudugudu wa Ntazi ni umudugudu wa Rujanya mudugudu wa Rujanya mu kagari ka Ndongozi mukomere cyane kabisa baragutwaye twumva turababaye hoya biba bigomba kubaho ubuyobozi buba bugomba kutureberera bukadukorera ibikwiriye rero ngukurikiye ni mu mudugudu wa Musamura hazi waranahageze yego aho ngaho rwose mana yanjye turagukunda uzagaruka dusure nzagaruka tuze dutarame nta kibazo kabisa ukuntu wisakiraga neza na n'ubu mva icyo gitwenge useka byica abazimu wago mana yanjye nukuri turagukunda sawa mukomeze mutere imbere muri byose sawa sawa nanjye rikajya nisekera guseka ni byiza ni byiza umuntu yumvise inseko ari kuri radiyo afite ibibazo aravuga ati nanjye inseko nanjye nzaseka cyane rwose mwaramutse neza
yego urinde tuvugana hehe urabona semana nzuma ya kara mu cyuzo ariko gitego uti none ntabwo ndimo kukumva neza telefone yawe banza yagize ikibazo ni ikibazo kihuza nzira ntabwo ndimo kukumva urihangana telefone ye irimo gucika cyane ntabwo ngira ngo nanjye ntabwo namwumvaga n'abadukurikiye ntibamwumva aze guhagarara ahantu heza yongereye duhamagare twakira abantu 3 ku murongo wa telefone turagana ku musozo mwaramutse neza allo turamukura ku murongo twakira abandi ku murongo wa telefone mwaramutse allo bose ibintu dukoreye ubu ngubu tuguciye amande wayabona radio Musanze turakwikirije witwa nduherereye hehe umfashe de hafi ya radio niyo mama witwa nduherereye hehe Yishimira na stage mu mudugudu wa Rujanja mu wuhe murenge wa Ceru kagari Kandongozi turagukurikiye ndumva ko nta hantu Imana itabukura uwo mugabo nakomeze Imana izaguma mugende nyuma n'imbere hose nakoze cyane turagushimye turagukumbuye ariko inahangahe uzageraho dusure mu mudugudu wa Rujanja na Butare mukumbuye Pio mukumbuye Concorde mwese turabakumbuye muzageraho mudusure tuzazana tuzabayobora muzaze pe cyane rwose cyane sawa Maramseho Maramse neza cyane gaturetswe n'Imana ego naziguresa mana naziguresa mana naziguresa mana yacabwitibahira mana yacinabwitibesa cyane ukurite mana yanjye umva ubu ndewe rero kubera indirimbo zo mu gitsina nagiye muri mutu ubu ndi kumwe n'Imana neza amen buriya rero ikintu gituma umuntu yegerana n'Imana hari ubuhamya bw'umuntu atanga ukumva neza atangiye ari wowe asoje ari wowe buriya ubuzima bwo muri iyi si hari abavuga ngo ubuzima buroroshye ubuzima bwo muri iyi si buragoye ibase kuba wari igitifu waravuye kuba uri sedo w'akagari noneho Imana ikakugirira neza uko abagitifu b'umurenge ubwo nyine buriya rero aho hantu reka mpagere mpavuge buriya ni ukuvuga ngo iyo Imana ivuze ngo va mu nshingano hari n'izindi nshingano zirimo kugutegurira zitaragerwaho kugira ngo abantu bagambe kugira ngo irebe igipimo cyawe kugira ngo igushyire ku munzani irebe ko birimo neza irebe ko nuva ku gitifu uracika intege ukandagara ukajya mu nzoga ukajya mu ndaya noneho y'amasezerano yawe ugahinduka umushike ugasanga neza ibyo Imana yawe yaraguteguriye byiza biruta bya bindi urabibuse ako kantu kabisa ndashaka kukubwira ngo gumamo neza yego rwose ndashaka kukubwira ngo ntibigutangaze wifitiye diplome yawe warize sibyo yego ushobora kuzatubera minisita ndabikubwiye ndikubwiye kuri radio Musanze nubawe ntuzanyibagirwa urahanuye se ndabikubwiye ntabwo ari njyewe ubyigiye nubawe ntuzanyibagirwa gumamo neza amen kandi iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera nibwo bumana bwayo rwose ndashaka kukubwira ngo kuba wari sedo w'akagari ikakuriza ako kanya vuba nubwo ubaye muri njyanama y'umurenge reka da iragutaramisha ikwicaje ku bugiti uriya kiriya gihe yabaga iri kukubonja ku buyobozi ngo wumve ko ukigira neza yego yabaga iri kuguha ku mata yayo kugira ngo ukomeze imbaraga uyikorere noneho izanahagukure irebe ukuntu uritwara ese kiriya gihe utarabona akazi ntiwakoreraga Imana narayikoreraga ntiwari uba
yego niyo mpamvu yaguhaye biriya kugira ngo urebe ushobora no kuzabona indege ku bw'imbaraga z'Imana. amen amen Imana yacu itanga rimwe, ntabwo itanga rimwe. ni ukuri ni ukuri Ntabwo itanga rimwe. Njyewe rero buriya nkunda kubwira abantu ihemba neza ntiyambura. ni ukuri Imana iri kukwereka abantu ikimara kugukura mu nshingano, yari iri kukwereka abantu ubana nabo abo ari bo. Igitifu inshuti wari ufite warazikomeje. hari izakomeje n'izagiye zankundiraga inshingano zitakundaga konkorude ahubwo zakundaga gitifu konkorude ubu rero izo zakundaga ko gitifu afite imodoka, yego gitifu ashobora gutegeka ibi bigahita bikunda, ko gitifu araza mu karitsiye nyine akagira ukuntu yabigenza. Ndashaka kukubwira ngo izo ntabwo zari inshuti zawe, zari indeberezi cyane kabisa turi kumwe nazo cyane rwose reka nkubwire rero yego gumamo neza. ndakubwira ngo ushobora kuba warabaye egize gitifu w'umurenge, Imana yawe yabona kwihangana kwawe, yabona ukuntu urimo kuyubahisha, yabona ukuntu uri guhindura imitima ya benshi, twebwe ati mwana wanjye ibere minisita, n'ubundi iyo nguhaye ndaguha abantu bakemera. yego izabemeza amen amen gumamo neza, irinda indaya, gusinda n'ibindi byose, kuryarya no kuri manganya cyane rwose kwirinda Imana yacu itazakugirira neza. ni ukuri abatabizi yuko rero Imana barabahanisha abasazi wavugisha ukuri. Aho hantu rero Imana irabareka bakavuga, noneho iyo igiye kuguhemba baragaruka ngo twarabivuze. cyane Imana yatugira neza, kandi aho hose Imana iri kubereka kuko ibyo yakoze nta wabirengaho, nta n'uwabirenzaho. Iyo yasinye iba yasinye ntawe usinyora. ni ukuri komera ukomeze umurimo w'Imana, natwe dusengere dukomere mu murimo w'Imana. yego icy'ingenzi cyo ikikurimo kuva mbere hose uzagikomeze, ntuzishinga ibiguruka by'isi ngo ugurukane nabyo. ni ukuri pe buriya Gatabazi Jean Marie Vianney mana yanjye reka mbivuge, yego akiba gavana w'intara y'Amajyaruguru, n'abaturage batuye mu Majyaruguru cyane akarere ka Burera twagiraga umugisha wo kuganira nawe. naje kumuhamagara ndamubwira nti muzehe wanjye ko ndi kubona ibintu bitameze neza, ndashaka kukumenyesha ko ugiye kuva mu nshingano z'ubugavana, ariko ugumemo neza ugiye kuba minisitiri. yego aravuga ati ariko mukobwa wanjye, ariko nawe urasesaga. ndashaka kukubwira kuko ariko bimeze, bitegereza uko bizagenda, Imana izabikora. yego umusaza ntibwakeye kabiri wabonye ukuntu itangazo ryanyuze kuri radiyo. burakeye bati usubiye mu nshingano, burakeye bati ubaye minisitiri. yego ndashaka kukubwira ngo niba byose byagiye biramubaho, naramubwiye ntituza, dufite umubyeyi ureba kure, dufite umubyeyi uri maso, ni kandi uraje usubire mu kazi. Imana iri kugutegurira akazi muri guverinoma y'u Rwanda, ntucike intege, icyo wamenye ukimenye. izi ngizi niba ufite nimero ye cyangwa utayifite umbwire nyiguhe, araguha ubuhamya bwanjye. amakuru ndayazi. Urakoze cyane, yateretse n'Imana. Urakoze cyane, turagushimye. Yego yego. Kuri nawe uri umuhanzi, reka mbabwire, kuzaba umuhanzi. Kuzavuga iby'Imana, niba gukwibura kuzarangiza maze abantu bakemera kuko Imana iremeza. sawa mugire ibihe byiza kandi mugire icyumweru cyiza. sawa sawa cyane, gateretswe n'Imana. sawa wa mugabo guha nimero y'urayima. arayifite. sawa sawa reka duhinire ahangaha abantu twakiraga ku murongo wa telefone. uyu munsi Concorde watubwiye ko uri rwiyemezamirimo, ntabwo noneho ari ukubikora nk'akazi cyangwa se nk'umuhamagaro gusa, ahubwo wanabishoyemo imari yego yawe. niko kazi kawe ka buri munsi ubwo urimo gukora, cyangwa hari n'akandi ako ka YouTube channel? umva ndi umuyobozi wa Concorde TV show, ndi CEO Chief Executive Officer wa Concorde TV show. niko kazi kanjye, niyo business yanjye. ahubwo n'abadukurikiye kabisa bajyeho bakande subscribe, bakurikira ibiganiro tunyuzaho, badushyigikire. ni ibiganiro bihe wongere usubiremo? ni ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'isanamitima. tunyuzaho ijambo ry'Imana, tugatumira abatumirwa batandukanye, tukaganira ku mbaraga z'Imana. ubwo rero bajyeho badushyigikire, bakande subscribe, ntacyo bitwaye.
tugana ku musozo ni iki wabwira uyu munsi umuntu udukurikiye kuri radiyo yihebye afite ibibazo bitandukanye? Hari umuntu ushobora kuba bamaze iminsi bamutereje icyamunara kubera amadeni ya banki, urabizi ni ikintu kibazo gikomeye cyane, cyangwa se afite ikibazo cy'ubukene bukabije. Uyu munsi hari umuntu udukurikiye yabuze n'amafaranga yo kugura ikayi y'umwana, kandi urabizi ko tugiye mu itangira ry'amashuri. Hari umuntu udukurikiye ashonje atabonye icyo kurya, hari umuntu udukurikiye afite ibibazo bitandukanye, uruhuri wenda muri karitsiye, amagambo yamubanye menshi aravugwaho ibibazo bitandukanye, ni indaya, n'umujura, n'iki, n'umurozi, n'ibiki byose. Kwa kundi umuntu agira muri kagahinda gakabije akiheba, umuntu ushobora kuba yihebye ku mpamvu zitandukanye. Concorde uciye wifashishije ubuzima wanyuzemo dusobanuriye, ukagira mu bihe byiza, ukagira no mu bihe bibi, ariko byose ugakomeza kubihagararamo, ukaba wowe wakomeza kwizera Imana. Uwo muntu mufitiye iyihe message? Nabwo nti kuba uriho ubu uri umukandida w'ibyiza, yego, kandi kuba uriho nicyo gishoro. Uzacika intege uko bagushyize munsi y'igitaka, n'ubundi ntabwo waba uri kubyumva, ariko mu gihe ukiriho ubasha gutekereza, humura, komera, byose birashoboka. Ikindi, abantu duharanire kubana n'abantu bose amahoro. Gahunda kuvuga ngo Imana iguha abantu bakaguha ibintu bikaguha imibereho. Iyo ufite abantu rero ibintu bibasaho, tugaharanira kugira ute kuba inyangamugayo. Yego. Concorde, Tubimana, twishimiye cyane ikiganiro tugiranye, iminota itubanye mike, n'abahamagara bakomeje kuba benshi, biragaragara ko wari ukumbuye cyane cyane n'abaturage ba Burera, aho wakoze imirimo itandukanye, kandi ubuhamya bwabo abaduhamagaye batwandikiye batweretse uburyo ki mwabanye neza. Burya kongera ugaca ahantu ukiyemeza ko bamunje kuri radiyo, nje kwakira abaturage bari bumumagare, ntawe uri buvuge ngo wagiye undiriye ruswa, cyose cyane ntiwagikemura, urumva warandenganyije, wagize ute, nabyo uko kubohoka nuko uzi ko ntacyo wishinja. Ntacyo kabisa, nukuri kw'Imana turagushimye cyane. Nuwo nabo narahemukiye namusaba imbabazi, kuko abakristo tugendera ku ndangagaciro za mbabare. Yego. Yego, tugana ku musozo, ni buhe butumwa, ni iri jambo riri ku mutima tutasoze ikiganiro utavuze, kugira ngo duhite tujya no mu kindi gice cy'ikiganiro? Iminota yo kuri radiyo ibibaze ari ukuganira bisanzwe n'amasaha yawe amasaha, kuko ubuzima bw'umuntu bari burebure, kandi burya wowe ufite urugendo rwinshi. Iby'Imana iba yarakoze mu buzima bw'umuntu ni byinshi, ku mirongo urabizi ko byafata n'amasaha n'iminsi umuntu ntabimare. Ni ukubwira abantu ngo mukomere, kandi tugire imbaraga zo kwakira ibitubayeho byose. Uri mu kazi ushima Imana, utakarimo ushima Imana, waba uraye wariye ushima Imana, kuko nemera ko ibintu byose bibaho ku mugambi w'Imana, kandi nta kiba ku mwana w'umuntu gitunguye Imana. Noneho wumve ko kuba ukiriho uracyari umukandida w'ibyiza, uzacika intege kuko utakiriho, ariko mu gihe ukiriho ukavuga bikemera, ukagenda bikemera, ugatekereza bikemera, ntugire ubwoba kabisa. Ngiye message ikomeye cyane Concorde Tubimana yatuzaniye uyu munsi, ati mukomere. Wowe utwumva uri mu bibazo bitandukanye, uri mu buzima bwabo undi ubona bukugoye, handi ubona isi yakubanya akadomo, komera. Ngiye message ikomeye cyane Tubimana Concorde tugejeje kuri iki cyumweru. Reka dufate uyu mwanya tugushimire cyane, tugushimire ku kiganiro cyiza dukoranye, tugushimire cyane kuri message nziza watuzaniye, uhaye abaduteze amatwi kuri radio. N'ikindi gihe tuzagutumira, ahubwo wahugiye mu biganiro urangije bagirwa kuri n'umuhanzi, nta ndirimbo nshya, nta na gahunda. Birimo mfite nyinshi cyane zitarajya ahagaragara. Nabyo ndi kubikomeza kabisa. Yego, uburyo nk'uyu mwaka ushobora uyu hoye, ariko nibura utaha ntabwo hazabura nk'ebyiri zisohoka tu. Yego. Turagushimiye rero, ukomeza ugira icyumweru cyiza. Urakoze cyane. Yakoze cyane Gitifu Concorde, yakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa mu mirenge inyuranye mu karere ka Burera. Mu buzima busanzwe ni umukozi w'Imana, ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Muhamya rero bwe yatugejeho kuri iki cyumweru mu buzima butandukanye, arashimira Imana ubuzima bwose igenda imunyuzamo, ibyiza n'ibi byose, ati dushime. Ariko kandi nawe utamerewe neza, ati komera. Upfa kuba ugiho
ugihumeka umwuka w'abazima uri umukandida w'ibyiza. Uyu munsi ushobora kubona hari uko ubuzima bugiye kurangirana, ariko ejo ukaba ari wowe utanga ubuhamya bwiza bw'umunezero.